Nshuti bakunzi bacu reka mbaramutse nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana cy'inteko y'umuco igiye kubungabunga ibigabiro n'imisezero by'abami. Mu rwego rwo gusigasira amateka yaranze u Rwanda mu bihe byo hambere, inteko y'umuco igiye gushyiraho uburyo bwo kwita no kubungabunga amateka y'ibigabiro n'imisezero y'abami. Intebe y'inteko mu nteko y'umuco, Ambasaderi Masozera Robert yatangaje ko mu nshingano bafite harimo gusigasira amwe mu mateka yo hambere yaranze u Rwanda, arimo imisezero n'ibigabiro by'abami. Ambasaderi Masozera yavuze ko babanje gukora urutonde rw'ahatabarizwaga abami mu gihugu no kureba ahakiri ibigabiro kugira ngo bibungabungwe. Ati kubungabunga amateka bizatuma adasibangana n'abakiri bato bakayigiraho bakamenya ibyarangaga ubuzima bwo hambere. Yongeraho ko babonye ahantu harenga 500 h'amateka agomba kubungabungwa, hakaba hamaze kwandikwa mu gitabo ahantu 170. Bikaba bizakomeza mu rwego rwo kubungabunga amateka yaranze u Rwanda rwo hambere. Icyo inteko y'umuco yakoze, habayeho gukusanya amakuru mu nyandiko mu mwaka wa 2016 hatangira igikorwa cyo kuhashakira amakuru. Ambasaderi Masozera avuga ko hari itegeko risaba abantu kubungabunga ahantu hose hari amateka kandi bakirinda ibindi bikorwa bihakorerwa uretse kurinda ibiharanga. Imisezero y'abami ni ahantu hatabarizwaga abami, naho ibigabiro ni ahahoze ingo z'abami, hakarangwa n'igiti cy'ikivumu kinini cyabaga giteye mu rugo rw'umwami. Ibigabiro n'imisezero ubisanga mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, bikaba bizabungabungwa mu rwego rwo kwita ku mateka yaranze u Rwanda rwo hambere. Ahari ibigabiro n'imisezero hazashyirwa ibimenyetso biharanga kandi hashyirweho n'amategeko abigenga yo kubibungabunga ku rwego rw'akarere. Uwo muyobozi asaba ubufatanye muri ibi bikorwa byo kubungabunga aya mateka kuva ku muturage kugera ku rwego rw'akarere. Ahari ibigabiro by'abami hazatangira gushyirwa imihanda ba mukerarugendo banyuramo bajya cyangwa bava gusura ahantu nyaburanga mu Rwanda. Nshuti bakunzi bacu reka nsoreze aha ngaha, gusa mbibutsa ahantu hose hari ibyiza nyaburanga cyangwa amateka yo hambere, ari ayaranze abami, ari ayaranze umuntu runaka, hagomba kubungabunga kugira ngo hakomeze kugira icyo hinjiriza igihugu, kandi n'abatoya bazadukomokaho bazabone cyangwa bazamenye ibyaranze ubuzima bw'abakurambere babo. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.